ko abantu baterana nk'uko bakaganira hari byagiye bikemuka, ariko hari bisigaye. Ngiye nkaba nasabaga rwose abantu bize mu Gifaransa biga no mu Kinyarwanda bavuga izo ndimi, ariko byabaye ngombwa ko abantu biga Icyongereza kandi byakozwe iminota 2 turanakigisha, ariko byatewe n'amahugurwa. Rwose twe twiga Ikinyarwanda babazaga umwarimu ukabona ko ari nk'umwarimu wenda amasaha yabuze ari makeya bakamwongera amasaha y'Ikinyarwanda, ariko ukabona ko atabyize. Kujyanye n'amasomo twigaga tukabona ko nk'ubu ngubu nkanjye ndabibona, ukabona ko wayize nabi kubera ko nawe umuntu ubumenyi yari afite bwari ubwo, kandi niko icyo gihe byari bimeze. Ikibazo cyanjye kikaba cyaganishaga ku gusaba amahugurwa ku barimu. Usanga umwarimu uko yigisha hari ibintu bidusoba ukabura umuntu ugira gute ubaza, ariko ukabona ko dufite ukuntu duhura twabihuriza hamwe tugafata umurongo ufatika. Alphonse Habimana ni umwarimu w'Ikinyarwanda muri groupe scolaire Kansana cyangwa se urwunge rw'amashuri rwa Kansana ni Burasirazuba muri Ngoma. Mfite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu Kinyarwanda. Icyambere nashaka kuvuga ni ukwishimira kira cyiciro cya 3 cya kaminuza bagiye gushyiraho, ariko icyo nashaka kuvugaho cyo cyifuzo ni ku bana barangiza secondaire cyangwa se amashuri yisumbuye, icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye yaratsinze neza Ikinyarwanda, afite nka A mu Kinyarwanda, ariko ugasanga wenda nk'andi masomo yamutuye hasi cyangwa se yamusubije hasi ntiyatsinda neza ngabona amanota mujyana kaminuza. Wa muntu wabonye A mu Kinyarwanda niba hagiyeho nk'icyo cyiciro cya 3 cya kaminuza, nta kuntu yahabwa amahirwe yo kwiga icyiciro cya 2 cya kaminuza icyiciro cya 1 n'icya 2 cya kaminuza, kugira ngo nibura azazamukire mu cya 3 ari umuntu koko ufite ubushobozi mu Kinyarwanda, kuko agifitiye ubushobozi. Murakoze. Ikindi cya 2, watwibutsa amazina yawe? Habimana Alphonse. Komeza. Ikindi cya 2 ni kijyanye n'amasaha y'Ikinyarwanda mu cyiciro rusange. Mwigeze gukomozaho ko ari amasaha 4 ariko twigisha 3. Ahantu henshi hose higishwa 3 ntabwo ari 4. Ikindi nashaka kuvugaho ku kijyanye n'Ikinyarwanda, mu myigishirize yacu iyo turi kwigisha hari ukuntu usanga integanyanyigisho ikoze mu buryo buhabanye n'ibyo turi kwigisha mu mwaka runaka. Ndatanga nk'urugero, mu mwaka wa 5 hari aho wigisha amazina y'urusobe, ugashaka kuturema amajambo tw'amazina y'urusobe, hakabaho aho biri ngombwa ko umwana azashaka uturema amajambo tw'izina ry'urusobe, igice kimwe ari izina ikindi ari inshinga, cyangwa se igice kimwe ari inshinga ikindi ari ntera, kandi ntera ikindi cyangwa se ugasanga ni izina ikindi ari inshinga, ikindi gice ari ikinyazina, kandi ikinyazina azakigira mu wa 6. Ugasanga umwana agiye gusesengura izina ry'urusobe rigizwe n'inshinga n'ikinyazina, kandi ikinyazina azakigira mu mwaka wa 6. Uwo mwana wafashe section wenda cyangwa se ishami ry'indimi ko wenda mu cyiciro rusange yize bya binyazina atabyitayeho, ubwo uwo mwana ntazabyiga nabi. Nyumva hari ukuntu bajya bakora integanyanyigisho bagahuza ibintu ku buryo niba iryo zina ry'urusobe yaryigira inyuma yarabanje kwiga ibice bizaba bigize rya zina ry'urusobe. Murakoze. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire mwese ibitekerezo byiza mwatanze. Ikigaragara kibanze nuko ururimi rw'Ikinyarwanda mwese mugaragaza ko ubusugire bw'Ikinyarwanda bugomba kwitabwaho. Icyo nicyo kibanze nabonye twese duhuriraho. Honorable Bugingo wavuze ngo byerekeye ubukene bw'Ikinyarwanda, utanga urugero rwa simukadi n'andi magambo yenda ataboneka mu ikoranabuhanga. Icyambere cyo buriya hari ibyo yenda abantu bagomba kumenya. Buri indimi zose ku isi uko ziteye zitira amagambo cyane, ndetse buri ugiye ukareba nk'amagambo akoreshwa mu by'ubuhanga n'ubumenyi n'imibare, hafi ya byose ku isi indimi zigenda zikoresha amagambo amwe. Ibyo byo
nta kibi kirimo. Nkanjye rwose kwirirwa umuntu afata igihe ngo ajya gushaka uburyo ashakisha mu kinyarwanda ijambo simukadi, ubwo yabavunika mbese ashaka iki? Simukadi bishyize mu kinyarwanda ntacyo bitwaye, icyangombwa nuko muyandika mu kinyarwanda rikazageraho rikamenyerwa. None se simukadi tugiye kuyishaka mu kinyarwanda cyo kuri gihe cya Rwabugiri, igihe cya Ruganzu, igihe cyane ntabwo cyari ngombwa. Ariko rero umurongo inteko nyarwanda urimo n'umuco yafashe nuko mu gihe cyo kuhanga amagambo tuzajya twibanda gukoresha ikinyarwanda, tukajya kureba mu kigega cy'ikinyarwanda amagambo yakoreshwaga, niyo byaba bidahwana neza tukaza tukayambika undi mwenda bikenda guhwana inkano tukayihuza. Byaba na ngombwa tugashaka cyane no mu ndimi ishami z'ikinyarwanda amagambo abahari tukayazana, byaba na ngombwa tugashaka no mu zindi ndimi zifitanye isano ya bugufi mu muryango w'ikinyarwanda. Ariko naba nkubeshye nkubwiye ko tutazatira, kuko kudatira hari ibyo wajya gushakisha ugashaka uko bikonjonje ugasanga ari bikurusha gutira. Ikindi rero nashaka kuvuga nuko nk'amagambo y'ikoranabuhanga yarakozwe, ahubwo ikibazo umuntu umvise ntabwo tubisakaza cyane. Twagombye kwiga uburyo tuzajya tuyasakaza cyane, naho arahari yarakozwe. Ndetse n'amagambo y'ubumenyi nko mu kanya igitabo kimwe tuza kwerekana amagambo y'ubumenyi yarakozwe ku buryo umuntu ashobora kwiga akanigisha amasomo y'ubunyabuzima mu kinyarwanda. Amagambo arahari yarakozwe. Ubwo igisigaye numvise nuko tugomba kubisakaza. Ariko ikinyarwanda nta bukene gifite pe, kuko ubushakashatsi bwo twarangije no kubukora, ikinyarwanda kiri mu ndimi eshatu za Afurika, indimi za Afurika eshatu zikomeye zidanangiye ubushakashatsi bwo bwarangije gukorwa, ndetse ku buryo abantu benshi ubagiye kujya baza kwigira mu Rwanda uko tubigenza. Ariko rero tugomba nyine ntitugomba kwikira igitabo duseke, tugomba gukora cyane kurushaho. Naho rwose ndemeza nkomeje ko ikinyarwanda gikize kidafite ubukene. Nkahita njya ku byo Cyusa yavuze, uwo mubyeyi nyine ukushishikariza kuvuga icyongereza ni byiza nabyo. Ikibi ni kibi hano nagiye mbona n'abayobozi b'amashuri hari ibintu bimaze iminsi bigaragara, abanyeshuri umwana yavuga mu kinyarwanda ngo bakamukuraho amanota y'imyitwarire. Nanjye umwana wanjye umwe wiga ahantu bakuyeho amanota y'imyitwarire ngo yavuze ikinyarwanda. Kandi ikibazo saho kiri, ikibazo nuko iryo shuri dafite wa murongo w'imikoreshereze y'indimi ngo bamenye igihe bakoresha icyongereza, igihe bakoresha ururimi runguru. Ikibazo naho kiri ngo babashyireho amatsinda yo kwitoza kuvuga icyongereza, kuko icyongereza ni ururimi tudavuga, tudafite aho tuvugira. Ikibazo kiri aho ngaho. Hari n'ibindi mwabonye mu minsi yashize ikintu babambika bakakibandika bakavuga ngo no speaking of Kinyarwanda, n'icyongereza banandikaho kitanoze ngo no speaking of Kinyarwanda here. Mu mashuri yo mu Rwanda bakambika ikintu za nka cyagiye cy'abakoloni bakacyambika abana mu mashuri. Birahari ibyo bintu. Icyo ariko tuzakurana na REB na Minisiteri y'Uburezi icyo gikosorwe, kuko uburezi waba wigisha abo bana bwaba ari ubwo mucuri, kuko ubigisha mbere na mbere kwiyanga, ibyo rero ntibishoboka. Naho Cyusa rero kugushishikariza kumenya icyongereza nibyo, kuko natangiye nabivuga kare, iyo tuvuga guteza imbere ikinyarwanda bijyana no guteza imbere izindi ndimi zigikungahaza, kuko ubu ngubu turi mu isi y'ikusanyabukungu. Ntabwo twakwifungira mu kinyarwanda gusa, tugomba kuzimenya, ahubwo buri rurimi rukagira umwanya warwo, n'izindi tukazimenya neza, ahubwo mu mashuri aho tuzigira mu muryango tukabigenera umwanya wo kubyitaho. Byanashimishije ko urubyiruko ruri kwibaza ibyo bibazo, kuko nibo iyi nkoni tuzayisigira kugira ngo bakomeze bakirinde. Celestine rero umwanditsi, ibibazo by'amadini reka tuzabiganire mu madini. Naho buriya madini aradufasha pe. Buriya ugiye ukareba nka televiziyo y'Abayehova bafite iri kuri mudasobwa ikoresha ikinyarwanda, ukareba uburyo Abayehova bateza imbere ikinyarwanda, wakwishima cyane. Iyo usomye Bibiliya yera cyangwa Bibiliya ntagatifu ukareba uburyo harimo ikinyarwanda gikungahaye, biranejeje. Ahubwo se wagize ngo
n'ababashije kukibungabunga si amadini buriya wagize ngo ni amadini. Nagira ngo nabamenyeshe ko inteko nyarwanda y'ubumwe n'umuco yagiranye amasezerano y'ubufatanye na seminari nkuru ya Nyakibanda kugira ngo bariya bahanga bariyo ziriya ntiti ziriyo ziri n'ahantu heza Nyakibanda bajye badufasha gusesengura iby'ikinyarwanda. Ubu turagira ngo bazadufashe gusesengura iby'ubwiru, kudufasha kudusesengura bwa bumenyi bwose bukomeye abanyarwanda bari bafite, dushaka ko isi imenya kandi tukabushakamwo n'ibisubizo. Amadini rero turayashima cyane kuko ateza imbere ikinyarwanda. Utuboneka tutanoze ni bisanzwe, ibyo nta nka yacitse amabere. Sylvie rero uraho Sylvie, ikinyarwanda nakwigisha urakigisha neza, ntabwo uzongera kujya uvuga ngo banyita, nitwa Sylvia Ntezi yaremye, ni kuzajya ubivuga ntabwo ari bakwita. Amahugurwa ni ngombwa, arakenewe ku nzego zose. Amahugurwa ari muri kaminuza bakigisha arakenewe, ari abakigisha mu mashuri yisumbuye arakenewe, ari ku nzego z'ubuyobozi. Ahubwo tugomba no kureba uburyo dufatanyije n'abategura amahugurwa n'abayobozi. Rega rimwe turabona abarenganya, nta n'amahugurwa tubakorera. Intiti Nyirahimana yabivuzeho ko amahugurwa nayo abayobozi barayakeneye nabo. Abanyarwanda bose dukeneye amahugurwa no kumenya ko n'izo ndimi zindi tuzikeneye, kuko ari igihe abantu bagenda bakipfukirana mu kinyarwanda gusa, niba wumve yuko na za ndimi zindi tuzikeneye. Ibyo byose tukabihugurana kugira ngo tubigendane kandi byose tubibonamo inyungu. Amahugurwa rero niyo na Alphonse yagarutseho mu kinyarwanda, ariko anavuga integanyanyigisho uko imeze. Iriya nteganyanyigisho uko imeze, usibye ko ihame ry'ibanze mu burezi nuko integanyanyigisho buri gihe cyose ihora ivugururwa kenshi gashoboka. Iriya yatangajwe muri 2015, iyi ngiyi rero ishingiye ku bumenyi ngiro ikoreshwa mu mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza. Buri gihe cyose duhora tuyivugurura niko bigenda. Ariko uko nyizi ko nagize amahirwe yo kwisesengurira noze, ahubwo ndo wavuga ko imfashanyigisho zazo zitari zasakara cyane ngo zibe nyinshi, ariko iranoze rwose, iriya ni nziza cyane. Ikindi wavuze ndacyuko haje icyiciro cy'ubuzobere. Icyo twita ubuzobere ni masters, noneho y'ikirenga, impamyabushobozi y'ikirenga ni PhD, nayo turayifite mu kinyarwanda. Niyo ya masters mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri abo banyeshuri wavuze bize ikinyarwanda bashaka kwinjira muri kaminuza bakaba bakomeza, ibyo byiciro byose birahari. Ari icyiciro cya mbere, ari icya kabiri, haje n'icya gatatu ndetse n'ikirenga irahari. Ni amahirwe akomeye cyane, ariko nagira ngo nababwire n'andi mahirwe buriya tugenda tugira. Mu minsi yashize abantu bagiye bavuga bati nyabuneka amateka ikinyarwanda mu bakiga bagiye bitabwaho bakahabwa n'inguzanyo kugira ngo bakige. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza. Uyu munsi nyakubahwa minisitiri w'intebe yasuye ishuri ry'uburezi. Mu byo yemeye ari kumwe na minisitiri w'uburezi nuko nkuko hariho gahunda yo guteza imbere imibare, ikoranabuhanga n'ubundi bumenyi, ko abazajya bahitamo kwiga uburezi harimo n'ikinyarwanda n'amateka n'ibindi, ko bazajya bahabwa inguzanyo nk'uko STEM yihabwa, kandi ko nanone bazajya bamara imyaka 5 mu burezi, ya nguzanyo batazajya bayishyura kubera ko bagiye mu burezi, ndetse ahubwo leta ikabaha kwiga masters ibarihirira nanone. Murumva leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ikinyarwanda, amateka n'imiki byose bitera imbere. Ndagira ngo mbashimire rero ibitekerezo mwaduhaye. Icyo nabonye gusanya ko minisitiri wa siporo n'umuco nuko abanyarwanda ikinyarwanda bakigize icyabo, duhuza imbaraga ubundi tukibungabunga uko dushoboye, ariko twiga n'izindi ndimi tukazimenya neza, nk'icyongereza nk'ururimi rwigishwamo tukarumenya neza. Murakoze. Uyu ni umwanya muto mugufi wo kubamurikira iby'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco imaze kugeraho
nkaba nsaba intebe y'inteko kugira ngo atuyobore muri iyi minota itarenze 10 tube tubirangije hama dukomeze. Bavandimwe dusangiye umuco w'u Rwanda n'ikinyarwanda, tugiye kubamurikira bimwe mu bitabo, zimwe mu nyandiko inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco imaze kugeza ahagaragara, imaze gutangaza, ndetse twifuza yuko bizajya bijya no ku mbuga zinyuranye z'ikoranabuhanga kugira ngo abantu babyisanzureho, ndetse bikajya no mu mashuri mu buryo bworoshye. Kiriya ni igitabo cyitwa imikoreshereze y'ikinyarwanda ntibavuga bavuga, reka umwungiriza w'intebe y'inteko ushinzwe umuco kibereke. Ni igitabo mu by'ukuri cyavuye mu bushakashatsi bwakozwe, nibura kigerageza gukusanyiriza hamwe ibitari binoze mu mivugire yacu y'ikinyarwanda, ariko muzi ko ururimi rutera imbere buri munsi. Mu ngengo y'imari y'umwaka utaha twashyizemo ko tugiye gukora ubundi bushakashatsi, mukatubwira ibyo mubona bitanoze nanone byiyongereho kugira ngo tugire umutumba wa kabiri wa kiriya gitabo. Amabwiriza y'imyandikire hari n'ugeze kukibazaho kare. Buriya imivugire n'imyandikire ni ibintu bibiri bitandukanye, bigira n'amabwiriza abiyobora atandukanye, ariko icyo nashaka kuvuga nuko buriya nta myandikire inoze haha ibaho, ntayo. Ahubwo abantu bareba ibibafasha gukemura ibibazo by'ururimi rwabo, naho imyandikire buri gihe cyose igenda ivugururwa itera imbere, ariko icyangombwa abantu bagerageza kureba ibibafasha kubungabunga ururimi rwabo. Nicyo nashaka kuvuga. Igikurikiyeho ni ikibonezamvugo. Ikibonezamvugo rero ni kiza cyane, nyakubahwa Minisitiri wa Siporo n'Umuco, kiri hano hasi. Ni ikibonezamvugo kiza cyane, ndetse twifuza ko tuzaha Minisiteri ya Siporo n'Umuco ikakigeza mu mashuri, kuko buriya mu bukene twari dufite abantu batari bazi, ndetse na wa mwarimu wavuze ni kimwe mu bibazo yavuze, nta mfashanyigisho z'ikinyarwanda cyane cyane mu rwego rw'ikibonezamvugo ari dufite, ku buryo usanga ibitabo byinshi byifashishwaga byari byanditse mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, bimwe byanditswe na Bakupe, ibindi Bakimenyi. Iby'ikinyarwanda byari bikiri bikeya cyane, ariko biragenda biboneka. Ni kimwe mu gisubizo rero dushaka gutana. Igitabo cyiza cyane rero gisesenguranya ubuhanga, abarimu bagizemo uruhare w'amashuri abanza, ayisumbuye, aba kaminuza, abashakashatsi nk'ubushakashatsi Simoni Bizimana n'abandi. Iki ikurikiraho amategeko y'ingenzi y'igerantego ry'ikinyarwanda. Buri ururimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi ruba rusobetse, harimo uburyo rufite ubwenge rugenda rusobe kuturugize, ariyo majwi n'utunyangingo duto twaryo. Utwo tunyangingo rero tukagenda tugira uburyo twihuza, tugatuma ururimi rugira uko ruvugwa, ndetse rugira nuko rwandikwa nuko rurema andi majwi agera ku magambo. Aya mategeko rero niyo reka ntange nk'urugero rumwe rworoshye, yenda wabareka nk'urugero rumwe rworoshye. Yuvuze uti inzira wamenya se ko ari inzira gusa, ururimi buriya rwubatse, ariko se uvuze akayira cyangwa utuyira, ko haje yira kandi twavugaga inzira, bigenze gute? Uko bigenze rero ni twatunyangingo tugize ururimi tugenda tukarekana inyurabwenge yarwo, bikiremarema bikabyara mu mategeko. Ayo mategeko rero twarayakusanyije y'ingenzi ku buryo tuzaha Minisiteri y'Uburezi kugira ngo yakoreshe mu mashuri abanza, ayisumbuye, ndetse na kaminuza azakoreshwamo. Ayo tutashyizemo ni amategeko arebana tuvuge yenda n'imiterere y'ikinyarwanda mu buryo washyiraho amasaku, uturemajambo saku, yo ntabwo twayagiyemo, tuzajyamo ku kindi cyiciro, yo cyane cyane ko akoreshwa muri kaminuza. Iki gitabo Ndiga Ikinyarwanda ni igitabo cyiza cyane, gikoreshwa hano mu Rwanda no mu mahanga, ndetse kiboneka no mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse hari n'ukuntu twagize n'ikindi kigenda cyerekana icyo kinyarwanda uburyo cyavugwa mu Gifaransa, cyavugwa mu Cyongereza, kugira ngo abanyarwanda batuye mu mahanga nabo bakisanzureho, ariko n'abanyarwanda bashaka kwiga ikinyarwanda bakige, kuko ni igitabo kirimo ubumenyi bw'ibanze. Iki gitabo rero ni inkoranyamuga y'ibinyabuzima.
nkoranyabunga y'ibinyabuzima. Ni ukuvuga ko abiga ubuganga, abaganga bacu amasomo menshi bayiga mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu zindi ndimi, bajya kutuvura bagakoresha ikinyarwanda iyo badusuzuma batuvura. Iki gitabo rero kizabafasha kugira amagambo bazajya batubwira mu kinyarwanda cyoroshye igihe batuvura, ariko nabiga iby'ubutabire, abiga iby'ubinyabuzima byose birimo, gikoze neza cyane ku buryo kizadufasha gukemura ibibazo, ndetse kikaba ari na rumwe mu rugero rwereka bamwe bajya bavuga ko ikinyarwanda gikennye kitavuga ubumenyi bukomeye. None se igitabo kivuga iby'ubuganga, kikavuga ibya ubutabire, kikavuga ubumenyi bukomeye kurusha ubwo n'ubuhe? Birashoboka byose rero. Igitabo nyobozi iki ngiki kimaze gusakara. Ejo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yashyikirije ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ibitabo 1000 bigomba gukwirakwizwa mu turere twose tw'igihugu, mu mirenge 416 igize igihugu, ariko tubaha no mu buryo bw'ikoranabuhanga iki gitabo kugira ngo bagisakaze kigere mu amashuri y'incuke, abanza, yisumbuye ndetse na kaminuza. Izi ndangagaciro remezo abanyarwanda bahisemo zikwirakwire mu gihugu hose. Inkingi z'umuco w'u Rwanda zihutisha iterambere, iki cyaradufashije cyane kuko hari ibisubizo bimwe na bimwe bigenda bigaragaramo. Ibisubizo mwabonye mu minsi yashize ukuntu abahanzi bari kugenda bishyira hamwe batangira gukora inganda ndangamuco, inganda ndangarurimi, ndetse hakaza na porogaramu ihari ikomeye cyane y'ubuhanzi buhanga imirimo. Byose turi kugenda tubivoma muri kiriya gitabo n'ibindi byinshi byinshi bitwereka uburyo umuco wacu ushobora kudufasha gukira vuba kandi twabikoreye. Iki ni igitabo cy'indangagaciro z'ubukwe bwa Kinyarwanda. Iki kibazo gihangayikishije ari abana b'ingimbi, abasore, inkumi, ababyeyi, abasaza, abakecuru, nta kidahangayikishije. Ni ukuvuga ko ibibazo biri mu bukwe bwa Kinyarwanda buri wese arabivuga mu buryo bwe. Umwe agahera hari yavuga igare, undi akavuga isake, undi akavuga kwirarira, undi akavuga, ibyo byose biraze ingo zitakimara kabiri, ibyo byose birahari. Iki gitabo rero nibura ni igitabo kinini, ariko twakuyemo udutabo dutoya uhera mu bukwe, naho ubundi iyo bitangiye ari amakwe bigakomeza ari amago, birangira nyine ari ibyo byose. Mimuri rero, muri urugo rw'umuhigo rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ahantu harakomeye cyane ku buryo tugomba gufatanya n'ikigo cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda. Twebwe twarabyanditse twerekana amateka harakomeye cyane agomba kubungwabungwa. Nidufatanye rero n'icyo kigo hamwe ndetse n'ikigo cy'iterambere, turifuza ko hariya harindwa, hakareba uburyo habungwabungwa, hakajya hanasurwa, abantu bakamenyera ubuhanga bukomeye buhari. Turagira ngo muzagisome mumenye ibihari. Ibisi byahuye nkuko maze kubivuga hariya kwa Nyagakecuru, hari n'abantu bakoze ibintu byiza cyane, bahatangije na siporo yurira imisozi, iterera imisozi. Hariya rero hari amateka akomeye cyane abantu bagomba kumenya, noneho naho hakabungwabungwa n'ayo mateka abantu bakayasoma, ariko n'abahanga bagatangira gutekereza uburyo gukuramo za sinema n'ibindi bacuruza bakazishyira mu Kinyarwanda, bagakurikizaho igiswahili, tukajya mu isoko rigari rya Afurika y'Iburasirazuba, bikajya no mu Cyongereza, tukajya ku isoko rigari ry'isi. Banyakubahwa rero mwese, nyakubahwa Minisitiri wa Siporo n'Umuco, urugendo n'ururerure, turi gutagaguza, ariko nibura aho dushaka kujya turahazi. Ngibi bimwe ni bimwe ko hari ibindi byinshi tutaberetse, nk'ibyo mu buvanganzo nyemvugo ntitwabiberetse, nk'amasare, ubuvanganzo bugenda bwenda gukendera, turi kugenda tubungabunga. Twese nidufatanye rero tuzabishobora. Murakoze. Minister, banyakuba muri hano, twaganire neza ku buryo bwo kubungabunga no guteza imbere Ikinyarwanda. Ni inshingano yacu twese duhuriyeho, ariko turongeraho n'indi
yo kugikunda, cyane cyane kugikundisha urubyiruko, abana bacu bakibyiruka, kuko nibo Rwanda rw'ejo. Isura iki kinyarwanda tuganiraho uyu munsi kizaba gifite mu myaka iza, bazaba aribo bagizemo uruhare. Niyo mpamvu uyu mwaka twegereye urubyiruko ruri mu mashuri, urubyiruko rukora mu itangazamakuru, kugira ngo tubegere, tubakundishe ikinyarwanda, bagikunde, bagikuremo, bacyandikemo, biciye mu marushanwa. Amarushanwa mu banyeshuri yari ku mivugo no ku nkuru ngufi. Amarushanwa mu banyamakuru yari ku nkuru bagiye gutara mu ntara, ku muco bakayizana yanditse mu kinyarwanda kinoze. Nyakubahwa Minisita, munyemerere muri uyu mwanya